official. Ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe kuri channel yacu. Ndagushimiye cyane wowe ureba mu video yacu ndetse nawe wakoze subscribe akakora no kunzogera ukabona ibiganiro byacu dushyizeho nta muntu uguhaye link. Turabigushimiye cyane. Nitwa Messi David, iyi ni Technology TV official. Nadatinze nje kukubwira app nziza cyane yagufasha washyira muri telefone yawe ikakurindira telefone cyane yawe ku buryo nta muntu wazaza ufata ku telefone yawe, ku buryo umuntu yifasha wese telefone yasona. Nje kubikubwira kandi icyo musaba rero no kuri video yose ikarangira app kuniteye na app uyishyira muri telefone wamara kwemezamo ku buryo iyo iteretse ahantu hakagira umuntu yifataho ihita isona. Reka tugiye kwidownloadinga muri Android. Nimba ukoresha Android ngiye kwereka uburyo iyo app ikora kandi ndabizi ko uri uyishimire. Reka tugende turinjira muri Play Store. Okay, turandikamo don't touch my phone. Don't touch my phone. Okay, ndakeka uhise ubona ngiye hano don't touch my phone. Application nziza cyane ku buryo uyiteretse iyo uyifashe telefone yawe ukayitereka hasi wemeje umuntu uyifashe telefone itesona, ku buryo nubwo yagira ute ahantu hose yajya mbese ntabwo igiceceka paka ivuga amasaha 5 yose. Dore niyo ngiye reka tukandeho nkuko nabasezeranyije yica none yicaho ibintu byinshi cyane by'ubwenge, icaho ikoranabuhanga, gacaho ubusobanuro bw'amazina, ubusobanuro bw'inzozi ndetse n'ibindi bitandukanye. Kandi nabasezeranyije ko buri munsi ngomba kuzamba kuri video mugomba kubona. Nkuko mubibona mwese ahangaha hari app nyinshi muri kubona ahangaha. Dore izi zose kandi niko zibivugaho, ariko nge iya nyayo nshaka ni ngiyi don't touch my phone. Igomba kuza imeze gutya, utaza kubyitiranya n'ingiyi kuko bifite igishushanyo kimwe, ariko iya ni ngiyi uko isa ndakeka nabibonaho. Reka tuyikandeho. Okay, ndakeka ubona ko nayi downloadinze. Nawe niba utarayistara uretse kwanda kuri install uyistare. Dore ukuntu isa. Reka nyizumbingeho ubone ukuntu ishusho yayisa don't touch my phone ku buryo uza. Dore ukuntu isa 2022 ndakeka uri kubibona. Okay, uzahita niyo mara kuyistara uzakanda kuri open. Numara kanda kuri open. Icyo nakubwira kandi app ntagikorana na data wapi ni telefone, nkuko nawe washyira nk'urugero indirimbo muri telefone yawe uzaza witabiraho bagamagara kwitaba, niko niyo app imeze. Nshatse nafunga data zanjye none najya nyibereke gusa. Urakanda hano handitse ko open. Reka dukande twinjiremo. Nitumara kwanda hano turategereza gato cyane. Nawe ndakiye kuri kona hano hari utuntu tsare motion alarm. Uzakanda kuri kano kantu kanditse next iri hano. Uzakanda next iri hano hasi. Dukomeze wongere ukande kuri ya next, wongere ukande kuri iyo next,
Okay, ndakeka tugeze aha hantu. Kuni app imeze rero baba activate motion alarm. Ahangaha reka nkusobanurire buri kamwe kose. Ahangaha niho ushyiramo iyo ndirimbo ushaka washaka kugira ngo izaza niba ifata igihita ivuga. Okay, ahangaha ushyiramo pin. Iyi pin iyo uyishyizemo umuntu wese uyifasheho atazi iyo pin ntabwo yayikuramo, nta nubwo yayicecekesha adashyizemo iyo pin yawe. Nawe ubwo nawe ushyiramo pin yoroshye ku buryo uri wishyiremo ugahita iceceka. Ushobora kwicaginga ikavuga. Aha ni setting yazo. Okay, katu wenda urugero kadushyiremo pin turashyiramo wenda urugero 1 2 3 4 ni imibare 4 yonyine. Ushyiramo pin yoroshye kugira ngo itaza kukugora. Hano bakubwira ngo ni enter a 4-digit pin code to look alarm. Nkahite nkanda ahangaha handitse kuri kano kantu k'ubururu karaha. Okay, ubu pin yacu yamaze kujyamo. Okay, ndakeka twakanda start tugatereka telefone yacu hasi ku buryo nihagira umuntu uza kuyifata. Irahita mbese bigaragara ko nayifataho irahita isona. Okay, ukuntu ngiye kubigenza rero okay, ndakeka ibintu byose murimo murabibona. Tugiye gukoresha ubu buryo. Turahita dufata, tugiye gukanda hano handitse start. Ahangaha handitse start niho kantu tugiye gukanda kugira ngo dukomeze turyoherwe. Okay, tugiye gukanda hano handitse start. Nitumara kukanda start tuhita tuyireka kuko telefone aka kanya uko turi kuvugana irambitse hasi. Reka nkande kuri start. Okay, ndakeka muri kubona. Okay, iyo ubonye iyi SMS bakagwayura ndekeye kwibona ngo don't touch my phone ukakabona, nihagira umuntu numwe uza kuyikoraho nubwo yaba ari nawe ukayikoraho izahita isona. Icyo nakubwira rero wowe nuko ibi bintu uzabikora igihe wenda nk'urugero ugiye gufata telefone yawe ukashyira ku muriro, ugiye kwisiga ahantu wenda nk'ahantu nko ku meza, ugiye kujya ahantu, ugiye nka hanze wenda uzabishyiramo. Numara kubishyiramo, numara gushyamo ibyo bintu uzahita utereka telefone yawe hasi wigendere. Telefone yawe uyishyizeho ngaho, nubwo wahita uyifunga hagati uhita shyiramo password ikajyamo, hakajya umuntu ikoraho izasona. Okay, reka tufateho turebe iyi telefone nimba irasona kuko byanyabyo. Yikuramo rero uzagenda ukanda ya code yawe. Okay, ndakeka rero ibyo bintu wabibonye cyane rwose. Kugira ngo uyikuremo uzakora muri buriya buryo rero kuko nibwo muzamuziranyeho. Okay, nuko nkuko iyo app imeze. Telefone yawe uzayifata, numara kuyifata uzayifata wenda nk'urugero ugiye kujya hanze
nurangiza uze ushyiremo pini yawe uyishyiremo ushyiremo pini yawe ku buryo nta wundi muntu uzi iyo pini ariko wowe uyizi, pini yoroshye nawe wabasha guhita ukuramo. nurangiza uhita uyitereka ahantu, nurangiza ukande ku kabuto ko kukanda nyine ukazimye ngo nyine ihita izima yari irimo iraka, kubera ko itera amasegonda 3 yose. Ayo masegonda 3 uzaba wamaze kuyirambika hasi, wamaze no kuyita uyitereka hasi nyine ukabikuramo ukigendera. Azahita abona akasemesi bakubwira yuko wenda bimaze kwemezamo, ku buryo umuntu wese, undi muntu uzayikoraho atari wowe cyangwa undi muntu wese uzayikoraho ako kanya, telefone izahita isona kuriya nk'ubutabazi irimo iratabaza. nuko nguko iyo app imeze. ahangaha rero ushatse wagenda ukajya muri fayilo zawe ukandikamo ukareba nuza wenda, dore wagenda ugashyiramo indirimbo wenda runaka izaza yita isona. nuko nguko nako kantu nshaka kubabwira k'ubwenge. Reka mbabwire ko mbakunda, nitwa Mwese David. Reka tuzasubira ubutaha mu gihe nzaba ndimo ndabategura kandi kantu none keza kabafasha mu kurinda telefoni yanyu, kandi ndimo ndashaka uburyo nategurira uburyo wa hacking cyangwa wabona password ya wifi ahantu ugeze hose ukazaza ukoresha wifi y'aho hantu. Reka bashimire cyane rero, njye nitwa Mwese David, iyi ni Technology TV official. ubwo ngubwo nawe utaha gahunda nakagaruka. Ciao ciao.